Ikaze nanone rero mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere. Karibu ku ijambo ry'umwimerere, muze tuganire nanone ijambo ry'Imana ry'umwimerere. Jewe Muhirwa, nkaba mbashimiye ko mukomeje kwiyandikisha kuri channel, mukomeze muyisangiza abandi, n'iby'agaciro kandi ibyo mumbwira byose ndabizirikana kuko nzi neza ko munyotewe ukuri. Shalom Bashem Adonai Elohim Elohei Avraham Yitzhak Yaakov Yeshua HaMashiach maze anachnu Elohim lilhot hayom. Baje kubasuza mu izina ry'Uwiteka, Imana isumba byose, Imana ya Abraham, Isaac na Yakobo, byose mu izina ry'Umwami wacu Yeshua HaMashiach, benshi bita Kristo. Ese niki tugiye kureba uyu munsi? Uyu munsi rero tugiye gusoma mu gitabo nanditse amagambo 1000 yagufasha gusigasira ubugingo bwawe uko nakijijwe n'ukwizera. Muri iki gitabo rero tugiye gusoma uyu munsi nahavuga igaruka ry'Umwami wacu Kristo Yeshua HaMashiach. Ese bizagenda gute, tugeze he? Aya magambo nayanditse ubwo nakizwaga, ibitekerezo byanzagaho bikambwira amagambo ngiye nkagenda nyandika, yose nayakubiye muri kino gitabo uko ngenda nyabasomera. Tugiye kureba uyu munsi rero ko nabwiwe ibyigaruka ry'Umwami wacu Kristo. Kenshi na kenshi dukunda kuvuga ngo Umwami Kristo agiye kugaruka, ariko abantu bagaseka bakavuga ati no, n'ibitwenge. Kubera iki? Baravuga bati ibi bintu byahozeho kuva kera na kare, twakuze tubizi, abatubanjije bose bavuga kazaza, ntazaza. Ese byahereye nta rimwe azaza. Ariko icyo birangagiza nuko igihe cyahanuwe kiba gifite ibimenyetso bigomba kukiranga kugira ngo icyo gihe kigere. Uyu munsi rero tugendeye kuri Bibiliya, yaba ari Bibiliya yaba ibyo tubona, biragaragara neza ko byibuze ku byerekeye uruhande rwa Satani, umugambi wa Satani afite wo kuzana za antikristo noneho kugira ngo ajyane abantu benshi mu mukiro, ibyo byose biragaragara. Bigaragazwa n'iki rero? Ejo bundi nakoze video nkwereka umu antikristo wa mbere bazanye kugira ngo akore nk'ikinamico imyaka 2, 3, 4, 5, bazana undi noneho barebe ukuntu abantu bamwakira. Ese abantu baramwakira gute? Imana rero hano iraguhamagarira ngo menye ijambo, ariko nabwiye icyo gihe guma mu ijambo, wiga ijambo, kuko numenya ijambo ibyo bihe nibigera ntawe uzakuyobya. Niyo mpamvu rero nkubwirane, yaba ibyabaye 2019, yaba ibyo bari gutegura, byanze bikunze ugomba kureba ukavuga ati ibi bintu barimo biraganisha he? Reba ibya papa bibaye, reba ibiri kuba muri Amerika, reba ibiri kuba hirya no hino ku isi, noneho reba ibyo antikristo bazanye bagamije iki? Ugasesengura, ukagira wa mwuka wo gusesengura kugira ngo urebe, uvuga uti niyo bazanye umu antikristo bakaba bari kuvuga ko papa bugiye kuvaho, bakaba bavuga ibintu nibi byose, noneho ukabishyira hamwe ukareba icyo biganishaho. Reka turebe rero ijambo ry'Imana icyo tubwira. Tugiye gusoma Petero wa 2:3 kugeza kuri 4. Reka turebe ijambo ry'Imana ritubwira ku bantu bahakana ko Umwami Kristo agiye kugaruka, nubwo batabyemera ariko byanze bikunze bazabyemera mu minsi ije. Petero wa 2 rero 3 kuva kuri 3 kugeza kuri 4. Mumenye imbere ya byose yuko mu minsi y'imperuka hazaza abasuzugura, bagendera mu byifuzo byabo, bavuga bati isezerano ryo kuza kwe ririhe? Kuko kuva basokuruza bacu bapfa, ibintu byose bikomeje kumera nk'uko byahoze kuva na kera. Urumva ko barivugira bati ibi bintu bizaba ryari? Ntabwo bizaba, ni inzozi, babyita inzozi. Ariko kuva byanditse mu ijambo ry'Imana, byanze bikunze bizasohoza. Ari bugufi, itegure umwe mu ijambo ry'Imana, ushakisha ukuri, kuko ukuri niko kuzakubatura. Icya kabiri rero kitwereka ko tugenda twegera ibihe by'imperuka, nuko ijwi rinzaho rirambaza riti, urebye iby'uyu munsi mu gitabo cya Daniel, ukareba ibyabaye i Babuloni, ukareba ibyabaye muri Egiputa, mu Misiri, ukareba igitabo cya Ezekiel, ukareba ibyahishuwe, ukareba iby'i Sodoma na Gomora, uyu munsi iyo witegereje isi ubona iki?
uyu munsi iyo witegereje isi ubona iki? Abantu ngaho bari mu bwiyemezi, bari mu bwirasi, bari kwiyumva, Imana ntibayikozwa. Ni ukuvuga ngo ibintu by'ubusambanyi bihabwa intebe, ubutinganyi, ibintu byose bigenda biba bibi kurushaho uko umunsi ukeye. Bivuze iki rero? Kugira ngo Imana izane impera y'isi, izane impinduka, ikureho ibintu, izane ibishya, byabanze bikunze nuko icyaha kiba kimaze kugera ku marembo y'ijuru. Iyo icyaha kigeze ku marembo y'ijuru, Imana nibwo isenya igashyira hasi. Hano rero ni iteka mbwira abantu, uzi ko harimo abantu bavuga ngo bazajya mu ijuru badapfuye, harimo abavuga ko bizabamo hagati, hari n'abavuga ko tugomba kwihangana tukageza ku munota wanyu. Njye rero muri ibyo byose mbona uko ijambo ry'Imana rimbwira, rirambwira ngo hahirwa umuntu uzitonda akihangana kugeza ku munota wa nyuma, uwo niwe uzakizwa. Iba rero abantu bavuga ngo bazajya mu ijuru badapfuye bwa mbere, niyo mpamvu iri jambo ryanjye rirambwira ngo reba ibyabaye za Babuloni, reba ibyabaye kuri ba Loti, reba ibyabereye Sodoma na Gomora, reba ibyabaye ku mwuzure wa Nowa. Kandi muri ibyo bihe kugira ngo umwami Kristo Yeshua HaMashiach aze, nuko ibintu bizaba bimeze nko muri icyo gihe. Nawe uhita ushyiraho ikibazo ukibaza uti niba ibintu bizaba bimeze gutyo, kwa Nowa byagenze gute? Kwa Loti byagenze gute? Barakubura byose bivaho. None rero abantu bamaze kwanduza isi, bakavuga ngo bazasuta bahita basimbuka mbere y'amakuba, uhita wibaza none si Imana imikorere yayo yabihindutse? Ntibishoboka. Ni ukuvuga ngo ibyaha abantu bakora, it's too much, time's up, ibihe byarageze, kuko isi barahindanyije. Imana yarayogeje ubwo yakoreshaga umwuzure wa Nowa, yigira nshya, abantu baragaruka, none dore ibyaha byageze ku marembo y'ijuru nanone. Bivuze ngo rero ntaho muzacikira umujinya w'Imana. Imana ndababwira nti Imana iravuze iti umujinya w'Imana ntaho muzawucikira. Kuko abantu baravuga, twese turavuga tuti Imana n'urukundo, Imana n'urukundo. Yesu turabizi, Imana irakunda, ifite urukundo rwa nyarwo, urukundo rutagereranywa. Ariko Imana ntabwo iguhatira urukundo rwayo, ahubwo Imana irakwiyereka kugira ngo weho ushake urwo rukundo rw'Imana uyikurikire. Iyo wanze kuyikurikira rero, niho wa mujinya wayo nawe uza. Ariyo mpamvu mvuga nti abantu tuvuga ngo hari urukundo, umujinya w'Imana uzaba wande? Reka turebe rero icyo ijambo ry'Imana ritubwiraho. Ibi ngibi tubisanga muri Luka 17:28 kugeza kuri 30. Reka twumve icyo batubwiraho. Nk'uko byari bimeze mu minsi ya Loti, bararyaga, banywa, baraguraga, bakagurisha, barubakaga. Ariko mu minsi ya Loti, icyo gihe Loti ava i Sodoma, imvura y'umuriro n'amazuku yaraguye iva mu ijuru, irimbagura byose irabirimbura. Uko niko bizamera rero ku munsi w'Umwana w'umuntu ubwo azahishurwa. Urumva kwa Nowa naho umwuzure niko byagenze, banyonga barya bagurisha, no kwa Loti niko byari bimeze. Urumva ni ibintu bijya gusa. Niba kwa Loti ariko byagenze, kwa Nowa ariko bigenda. Kandi Kristo nawe akatubwira ngize muri Luka ko muri iyo minsi ya nyuma barya banywa bagurisha, bishimisha, binezeza, nibwo abantu bazatungurwa. Biratungurana, niko abantu bazatungurwa. Niyo mpamvu kubwira nti vanamo akarenge kawe inzira z'ikigendwa, noneho ushake mu maso y'Imana, ushake ijambo ry'Imana kugira ngo uzarengere ubugingo bwawe, naho ubundi uzatungurwa. Ikindi kimenyetso rero kitwereka ko tugenda twegera ibihe bya nyuma, wibuke Imana idukunda urukundo ruhebuje. Umuntu, ikiremwa muntu, Imana yaturemye idusumbisha byose, yewe n'abamarayika. Kubw'ibyo rero n'Imana yaradukunze. Urugero tugomba kugenderaho rutuganisha mu bihe bigaragara ko turi kujya mu minsi ya nyuma, twafatira wenda nko ku mibonano mpuzabitsina, cyangwa umugore, ubusabane hagati y'umugore n'umugabo. Tigute ubusabane hagati y'umugore n'umugabo, Imana yabuduhaye kugira ngo bibe ikimenyetso cy'urukundo hagati yacu, yaba umugore n'umugabo. Tubigira ibanga, amabanga. Ariyo mpamvu abashinga n'abarundi babyita amabanga, biri hagati y'abantu babiri. Iyo ibyo bintu rero birenze imbibi, bikitwa ubusambanyi,
bikagera ku marembo y'ijuru, hakaba ubusambanyi ndengakamere yaba mu gihugu runaka yaba ku isi yose, icyo gihe byerekana ko ibyaha bya muntu n'ubwigenge no gushaka gukurikira umujyi wa Satani byamunze muntu. Iyo bimaze kugaragara rero, hagakubitiraho nk'ibintu by'ubutinganyi, hagakurikiraho ibintu by'ubusambanyi mu bihugu byose, ukumva ubusambanyi bwo buri imbere, kuva ngo za ruswa z'igitsina, ukumva ibintu by'ubusambanyi nibyo bihora mu bitangazamakuru, ukumva ngo kanaka baramushinja ko ngo yafashe ku ngufu, ngo bimeze gutya na gutya, baramuca amamiliyoni 50. Ni gute abantu bamamaza ubusambanyi, bahora mu busambanyi, igihugu kikumva ko kuba muri ibyo bintu nta kibazo? Reba isi yose uko imeze, nibyo bibazo. Ibyo rero birabyerekana ko nta bwoba abantu bagifitiye Imana, nta bwoba bw'abantu, nta bwoba abantu bagifite ku Mana. Imana nta bwoba bakifitiye na buke. Iyo utagize ubwoba bw'Imana rero, icyo gihe biba bigaragaza ko mwamaze kwangirika. Imana ikikora irakubura. Ibyo bintu numva ibintu by'ubusambanyi biri kugera kure, bigeze ku marembo y'ijuru, ibyo bizahagurutsa Uwiteka aze atwike ibintu bikongoke. Niba utarakira umwami n'umukiza Kristo Yeshua HaMashiach, igihe ni iki, vuka bundi bushya, ushaka ijambo ry'Imana, noneho wozwe, roho yawe izarokoka ibyo bintu, naho ubundi bitabaye ibyo ushobora kwisanga uri mu mbaga nyamwinshi izajya mu irimbukiro. Reka turebe rero icyo bibiri tubwiraho kuri ibyo bintu y'ibyaha by'ubusambanyi nk'urugero bigeze ku marembo y'ijuru uko bigenda. Turakoresha Luka 17:18, nanone iratubwira iti nk'uko byari mu minsi ya Loti, buri gihe Loti na Nowa ni rwo rugero. Ku bwa Loti batubwira ko ibyo byaha byari bikomeye cyane, Sodoma na Gomora, za ubutinganyi, Sodoma na Gomora, ugerageza kwibaza. Ariko reka nguhe urugero rutoya. Imana yakunze Egiputa, ikunda Misiri, yarikundwakaza, bajya mu bigirwamana, irabahanagura, bamara imyaka 40, yarabatatanyije, irabagarura, ibasubiza hasi mu majyepfo ya Egiputa, bakaba babayeho nk'ubwoko busuzuguritse n'amaginga ya wabireba. Imana ikunda Isiraheli, irayikundwakaza bikomeye cyane. Noneho Isiraheli iteye umujinya Imana yaravuze ati aba bantu bafite ibyaha bikomeye kurusha ahubwo ni Sodoma na Gomora. Kandi wibuke ko muri Isiraheli bo ntabwo bazize iby'Isodoma na Gomora nk'ubutinganyi, bazize gusenga ibigirwamana, gutera Imana umugongo. None tukareba uyu munsi bikubye kabiri. Isi yateye umugongo Imana, isi mu butinganyi, noneho bikubye kabiri. Ni ukuvuga ngo ibyagwiririye Abayisiraheli, byagwiririye Abanyegiputa, byagwiririye Sodoma na Gomora, nibyo bigiye kuza noneho bikagwira isi y'uyu munsi, kuko yo ikora ibyangwa n'Uwiteka ubugira gatatu. Ni ukuvuga ngo ibyabaye yaba Sodoma na Gomora, yaba ibyabaye muri Misiri, yaba ibyabaye muri Isiraheli, cyane cyane n'ibyabaye muri Sodoma na Gomora, Imana igiye kubikuba gatatu. Warangiza ukabambwira ngo abantu bazasimbuka bacika ibi bintu badapfuye ngo bajye mu ijuru guhungiraho Imana yanga ibyo bintu byuzuye mu isi. Urumva ko ni ikinyoma gifatika. Umuntu wese yahita anyomoza akavuga ati ibyo bintu byo kuvuga ngo abantu bazajya mu ijuru badapfuye ni ibinyoma, ntabwo ariko bimeze. Aho ngaho wakoresha n'inyurabwenge kuvuga ati niba Imana yarasenye Egiputa, igasenya Isiraheli yikundiye ubwayo, igasenya Sodoma na Gomora, none uyu munsi tumeze dute, tuzajya he? Byibaze n'ubitekereza, mbwira aho muzajya noneho turebe uko ibintu bimeze. Niba rero wakomeje gukunda iyi video, musabe kanda like, wiyandikishe noneho kugira ngo ubu butumwa bugere ku bantu benshi cyane, bave mu binyoma babeshwe, noneho baze mu kuri, byanze bikunze nzi ko ukuri kuzabatura abantu. Nuko ijwi rikomeza rinzaho rimbwira riti ariko haracyari ibyiringiro, haracyari ukwizera, kuko abantu bagishobora guhitamo hagati y'ikibi n'ikiza.
igihe ni iki rero, va mu kibi uze mu cyiza, kuko bigishoboka ko ushobora gukiza ubugingo bwawe. Niyo mpamvu mpora mbabwira nti shaka mu maso y'Uwiteka, shaka agakiza utarapfa, kuko numara gupfa bizaba birangiye. Icyo gihe rero bizaba bimeze gute? Abantu bazacukubiri n'amategeko 10 y'Imana, uziko benshi batakiyakozwa. Muri iyo minsi rero nibwo hazaza umwami w'umwaga, ariwe benshi bita Antikristo, akazavanaho ibyo bintu byose by'ijambo ry'Imana, noneho agashaka kwifatira abantu ngo abayobore uko yumva, abajyane mu irimbukiro, abereke ko ari marayika w'umucyo, kumbi aruje kubarimbura. Ibyo bintu nimara kubona bitangiye kuba, nkuriya waje ubundi naberetse uriya Antikristo w'ikinamico bari kuzana, urabona barabara bakabara, wenda isaha irageze, biriya bintu byo kuzana Antikristo wa fake wigerageza wisuzuma, barabanza bakamuzana kugira ngo barebe ko abantu bamwakira, abeho umwaka umwe, imyaka 2, noneho bashaka kuzazana uwo nguwo umwami w'umwaga nyine uzaza aje kujyana abantu mu irimbukiro. Imana ikakubwira iti haracyari ibyiringiro, haracyari ibyiringiro. Niba ubona abantu bafite yaba ubwirasi, yaba ubugome, yaba guhemuka, ibyo byose ni ibimenyetso bizakwereka ko tugenda dusatira ibyo bihe bya nyuma. Nubibona rero ukabona biri gufata intera ikomeye cyane, uzashake mu maso y'Imana uvanemo akarenge kawe. Reka turebe rero icyo ijambo ry'Imana bitubwiraho. Turabisanga mu Abatesalonike ba 2 kugera kuri 3. Ntimukemere kuyobywa n'umuntu uwo ari we wese, kuko iyo minsi itazagera hatabayeho kwigomeka gukomeye, maze hakaboneka wa muntu w'ibyaha, umwami w'icuraburindi. Urumva? Hazabanza habaho kwigomeka, kugwa kw'abantu, urukundo rukonje uko tujya kubireba, noneho babone kuza bafatirana abantu. Turakomeza kandi tubisanga muri Matayo 24:12, kuko ubugome buzaba bumaze kuba bwinshi cyane, urukundo rwa benshi narwo ruzakonja. Tugenda tubibona urukundo rugenda rukonja buhoro buhoro. Iyo abantu barimo bari guhindirwa mu indi si utamenya, ariko byose biganishijwe ku mwami w'umwaga, kugira ngo abantu bazajyanwe mu irimbukiro. None rero ngenda kubwira nti uyu munsi umaze kumva bino bimenyetso, hari ibimenyetso ubona bikwereka ko isi iri kugana habi, bashaka kwishyira mu maboko y'umubisha kugira ngo abisasire abazaba bataramenye. Tuza hano kugira ngo tubakebure, tubasangire ijambo ry'umwimerere, tubereke ko ibintu bigenda byegera umusozo, wa musozo w'impinduka Imana yavuze byanze bikunze. Hari ikintu gikomeye kigomba kuba muri iyi myaka, yaba 5 yaba 10, kuko iteka ngewe uko mbirebera mu ndorerwamo y'ibyo Satani Sekibi ari gukora. Nuvuga ngo Sekibi yakoze hano, hari icyo bari guhunga hano. Iyo rero Satani azanye nka Antikristo wigerageza, impita ntangira kwibaza nti cyagiye cyageze, ntangire nitegure noneho ndebe, kuko turi kwinjira muri bya bihe by'imperuka. Niba Antikristo ari kuri izi gahunda, ari kubara izi gahunda, ibyo bateguye imyaka 10-20 iri imbere, dukomere ku ijambo, ahubwo noneho turisangize benshi, tugumemo, noneho umuvuna Antikristo aciye natwe duce uhabanye n'uwaciye. Ubu ngubu uyu Antikristo bazanye bihita bitwereka ko basigaranye agahe gato kugira ngo byose babishyire hanze, noneho bayobya bagomba kuyobya. Ariko natwe niyo mpamvu bora dukora amanywa nijoro, kugira ngo turebe ko byibuze twazana abantu mu gakiza, bave mu buyobe. Nta kindi tubikorera usibye urukundo tubafitiye, kugira ngo muve mu buyobe muze mu gakiza. Byanze bikunze ububyutse buzaganza, kuko twizera ko benshi bagiye gukanguka bakareba, bagahita bavanamo akarenge kabo inzira z'ikigendwa. Biracyashoboka. Imana nayo irakubwira iti bacyafite uburyo bwo kuba wahitamo icyiza wo guhitamo ikibi, kugira ngo ukize ubugingo bwawe. Hasigaye rero nkambashimiye, ni iby'agaciro kuba munkurikira hano mukaza ngo dusangire ijambo ry'Imana. Ndabazirikana nanjye kugira ngo ubugingo bwanyu buzarokoke, mutazisanga muri mwirimukiro hato ngo ntitwababwiye kandi twaramenye. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, toda raba, tov meyod.